mu banyarwandakazi ba mbere barwanye no kugera ku nzozi zabo, ariko kandi byarabasabye gukora cyane. Uvuga ko Sandrine ari mu myanya ya mbere ntabwo waba wibeshye. Nk'uko buri muntu afite urugendo rwe rw'ubuzima rwihariye, nawe afite umwihariko, yaba ibyo akora, uburyo abyitaho, akabikora neza. Icyubahiro afite muri sosiyete byose ariko bigaterwa nawe ubwe kuba yarahisemo kumenyekana, ariko binyuze mu nzira nziza kandi zigisha abandi. Ndakurarikira kubana natwe mu kiganiro turebe byinshi ku buzima bwa Sandrine Isheja Butera. Muhaye ikaze. Amazina ye ni Sandrine Isheja Butera. Iyo ugiye kuvuga amazina ye usanga yose wayavuze, ni amazina ajyana, akaba ari nabwo wumva avugitse neza. Aya niyo mazina ye yiswe n'ababyeyi. Sandrine avukana n'abana batatu, akore muto mu bana b'iwabo. Muri 2012 Sandrine nabwo yasoje amashuri ye, aho hano yize itangazamakuru n'itumanaho. Nyuma yo gusoza amashuri, Sandrine nibwo yarabonye ubwisanzure mu gukomeza umwuga we w'itangazamakuru. Impamvu vuga gukomeza, Sandrine akiri kwiga n'ubundi yakoraga akazi k'ubunyamakuru. Ni mu gihe yigaga kaminuza. Aha hari mu mwaka wa 2008 aho yatangiye gukora kuri kaminuza yigagaho. Sandrine yakomereje ku maradiyo ya hano mu gihugu nka Radio Salus, Radio Isango Star, aha bakomeza kuri Kiss FM, aho na n'uyu munsi ari hagikorera. Twavuga ko Kiss FM ari radio yamubereye nziza, aho ayikozeho imyaka igera mu 10. Ibiganiro Sandrine yagiye akora ni ibiganiro byiganjemo imyidagaduro, utibagiwe n'ubumenyi hamwe n'ubuzima. Ibi nabyo byose abikora neza kandi akabikora neza cyane ko Sandrine afite ubuhanga n'ubwenge buri hejuru cyane, yaba mu gutanga inama nziza kandi zitandukanye z'ubuzima n'ibindi. Sandrine ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane, abiterwa n'akazi kakora k'itangazamakuru, uburyo agakoramo bifite ubuhanga, tutibagiwe na team akorana nayo, aho ikiganiro bakora usanga gikunzwe cyane. Atangira kuri Kiss FM yakoranye na Asa Nkusi, aho iyi yari team nziza bihebuje. Ikiganiro cyabo cyabaga kirimo urwenya rwinshi, dore ko bose bazi gutebya ndetse bazi no gusetsa. Ibi rero byabongera urukundo rwinshi, gusa nyuma Asa Nkusi yaje kugenda asezera ku itangazamakuru. Ibi bikaba ari ibihe bibi byaranze urugendo rw'itangazamakuru rwa Sandrine. Aho nyuma yo kugenda kwa Asa Nkusi, Sandrine yarababaye ati sinzi uko ngiye gusigara nkora, avuga n'ibindi byinshi byerekana ko yababaye, afite agahinda. Gusa nanone ikintu kiza cyabaye, Sandrine yaje guhura na team nziza nanone, aho Sandrine yongeye guhuza na andi bumuntu uzwi nk'umunyamakuru, baba team nziza, ndetse tutibagiye na Rusine Patrick, uyu akaba ari umunyarwenya hano mu gihugu. Nk'uko twabivuze, Sandrine akora ibindi bikorwa bitandukanye. Aha twavugamo kuba MC, kuyobora ibirori bitandukanye. Gusa ariko hano we afite umwihariko, aho Sandrine yabaye MC, biba ari ibirori bikomeye kandi byitabiriwe n'abakomeye, yaba muri leta, ibikorwa bya leta n'ibindi. Aha kandi ntitwatenya kuvuga ko abikora neza, akaba umu MC mwiza. Sandrine tuzi nk'umunyamakuru, avuga ko atarazi ko ari byo azakora. Akiri umwana yakundaga kuririmba, bigatuma yumva ko azaba umuhanzi. Ikindi kandi mu nzozi ze yumvaga azatwara indege, ariko nyuma bigenda bishira, asanga yabaye umunyamakuru. Ariko bitewe no kwiga, ibi byaje mu gihe yari kwiga itangazamakuru. Ubwo yigaga i Butare muri kaminuza, yemerewe ko umunyeshuri umenyereza itangazamakuru. Aha yakoraga kuri Sarusi, bituma akomerezaho na n'ubu. Ku bijyanye n'ubuzima bwa Sandrine n'ubundi, mu mwaka wa 2016 Sandrine nibwo yateye indi ntambwe y'ubuzima, aho aribwo yasezeranye n'umukunzi we, akaba n'umugabo we. Uyu bari bamaze igihe kinini bakundana. Ubukwe bwabo bwaramenyekanye, kugeza ubu bakaba ari kapi ikunzwe. Uyu munsi Sandrine n'umugabo we Kagame bafitanye abana 2 b'abahungu. Ibi Sandrine akaba byishimira cyane, ashimishwa no kuba afite umuryango, akitwa umubyeyi.
Ibindi tutakwibagirwa kandi, Sandrine ni umwe mu bayobora itsinda ry'abitwa abajaji muri Miss Rwanda. Sandrine kandi akunda kugaragara yamamaza ibintu bitandukanye. Icyo twamenya ni uko ibi byose abikora neza mu buryo bwiza kandi bwuzuye ubwenge n'ubuhanga. Ibindi twamenya kuri Sandrine Butera, avuga ko akunda kurya ibiryo by'Abashinwa, agakunda kandi kurya umuceri cyane, akunda koga, ikindi agakunda umuziki bitangaje. Iyo ari mu bandi yumva baba bamusetsa, bamubwira ibintu bishya bitandukanye, bagatuma yiga ibintu bishya ku byo atarazi. Nubwo tuzi Sandrine igihe cyose arangwa no kwishima, ahora aseka, nayo nk'umuntu hari ibintu byamubayeho kandi biramubabaza mu buzima, n'uyu munsi bikaba byaramusigiye igikomere. Tugendeye ku mateka mabi yaranze u Rwanda mu mwaka w'1994, Sandrine akiri muto yabuze papa we aho yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikintu na n'uyu munsi kimushengura, Sandrine yavuze ko ababazwa cyane no kuba atarabona umubiri wa papa we ngo bamushyingure mu cyubahiro. Iminsi 100 yahariwe kwibuka Jenoside, cyane cyane icyumweru cyo kwibuka, ni imwe mu minsi itorohera Sandrine. Uyu munsi nanone Sandrine ntawema gushimira mama we wabareze, ari umubyeyi umwe, akababera papa, akababera intwari, bakiga bagakura. Uyu munsi bakaba batera ishema umubyeyi wabo. Aha ndavuga Sandrine n'abavandimwe be. Nanone kandi ikintu tutareka kuvuga kuri Sandrine, Sandrine yagize guhura n'ikibazo cy'uburwayi. Iki gihe yari afite uburwayi bw'umugongo. Aha ni nyuma y'uko Sandrine abyaye umwana wa mbere, aho kino gihe yabyibushye. Ibi ababyeyi benshi bahura nabyo. Ibi bikaba byaratumye afatwa n'umugongo. Umuti yakoresheje bitewe n'uko yari afite umwana yonsa. Aha yahawe imiti na muganga, ariko nanone atekereza ku mwana, bityo ntiyakoresha iyi miti. Aribwo Sandrine yatangiye gukora siporo, azikora nk'umuti uzamukiza, kandi koko yaje gukira, ndetse no kwa kubyibuha biragenda. Ubu Sandrine ni umumama uteye neza, uri kuri taye nziza, kandi aho kumubona asaza, ahubwo itoto rye ryiyongera buri munsi. Ibi akabikesha kwiyitaho no gukora siporo cyane. Ni umwe mu banyarwandakazi bakora siporo, ndetse anabishishikariza abandi. Ngibyo ibyaranze Sandrine Isheja. Wakoze kubana natwe. Kora subscribe udushyigikire no mu bindi biganiro bizaza. Iyi yari Passion News.